none ibi turabivuze ikiba kibi ibi turabyita iki rero no Lionel Sentore ubukwe bwabo bwabaye ku itariki 10 z'ukwezi kwa mbere 2022 ubu ngubu dushatswa ko ashize tariki 8 Mutarama niho ni itariki 8 ubu ngubu hashize umwaka umwe n'igice atandatu uwitwa Lionel i Bruxelles mu Bubiligi Iruve ari kubana mu nzu n'umugore amaye nka data twataramye yewe rwese abezi twataramye yewe umugore witwa Patience w'umunyarwandakazi bafitanye umwana ufite amezi 3 senshisha rumeza none se buretse gatoya genda nzi ko bakundana ayo makuru niyo nakuruye ariko ngo barabana mu nzu umukobwa w'igitonore umwe mu bakobwa beza yajya no muri Miss Rwanda akayitwa yewe namwiboneye ni mwiza metre ebyiri edimi 2 metres de longueur none kugira ngo nabyemeze muri no minsi bafite imodoka mbere kubera kwa kundi ku kijama nta modoka yari ihari ariko ubu ngubu iyi couple ya Lionel na Patience biragoye ko abafotora uko bari mu modoka bava mu rugo bagenda mu modoka bagaruka mu modoka nukuvuga ngo mbere ifoto yari yoroshye ariko ubu ngubu biragoye ariko ubu ngubu imodoka irahari ifite fime mu kugira ngo habe ibanga rikomeye urabizi ko mu Bubiligi habayo abanyarwanda benshi no kugira ngo habe ibanga rikomeye hatagira umuntu n'umwe uzacikwa ngabivuge umugore cyangwa se umugabo waguciye inyuma mutandukane cyane biri easy twigendere cyangwa se umubabarire nimugira ubuntu reka turujya ku rugero rw'abatandukanye bataranabana ikigaragara cy'ubu bukwe bwagiye kuba buri umwe azi yuko atazabana n'undi kuko ntago byumvikana ku buryo nyuma y'amezi 6 waba utangiye kubana n'undi mugore ikindi kivugwa nuko isura Bijoux afite bazi ko ari indaya bazi ko ari umuntu wananiranye udashobotse abyaranye icyo ashyira imbere ari amafaranga gusa abyaranye na Wamuji Kido umwana mwiza cyane nyuma ya Kido aterewe ivi impeta arayisubiza harya nta wundi waje nabwo agatereva akayisubiza yarayisubije none ushakanye nande na Lionel ahubwo Bijoux ashobora kubahura n'abahungu bibira nabo badashobotse ubwo umwe mu bakobwa nirinye parallele imwe mu nshuti yanjye mu Bubiligi kugira ngo urebe n'ibintu byose yarambwiye ngo no umva buretse gato yego Lionel abana n'umukobwa mu nzu barabyaranye bafite umwana ufite amezi 3 yose yego numwe mu bakobwa beza cyane rwose ufite imisatsi iyi misatsi se naturere mwana yewe Bijoux ngicyo niyemeje kwizere ko mumeze neza cyane mwebwe mudukurikiye kuri JB Rwanda ndetse na 1K Hills Beauty amajyepfo amajyaruguru iburasirazuba ndetse no muri Hangari Hangari ariko siko perezida ejo bundi wa president mu Rwanda so muri Hangari uriya umudamu umudamu no muri Hangari ibazi kuri ambasaderi se barabizi ko ndi ambasaderi wa Hangari mu Rwanda arega shabuze ndibuka rimwe twakoze ikiganiro n'umusuzano wo muri Hangari na sentirose Hangari koko Hongria abo ngo butuje mu kagoroba kabapasha abasaza mwese turabasuhuje muri aho mwafite amafaranga yo kunywa icupa waba utayafite natwe ntayo dufite wihangana so twizere ko abantu bameze neza cyane kampera ku bantu nsuza ndasuza yago ageruka kudutamo muri no minsi tubabera dutemo rwose ndasuza Philipita ndasuza Irene ndasuza Keza Triska ndasuza Uncle Austin ndiko yanasuza abavandimwe bameze neza undi busuze n'indera Arisudi
Arisudi on air. Arisudi on air. Arisudi ndamwemera. Ndasuhuza Prezire wo kuri Zaburi nshya ndi kujya rasuhuza abantu. Ndasuhuza ntago ndi kuri abantu ndi kusuhuza abantu bitewe n'impamvu nyine. Ese wasuhuza umuntu udafite ikintu umusurishe. Ago bibaho. Te muntu nasuhuza n'indera nabo ngabo. Umushiti wawe. Indeze. Sabe. Murungi nizere kumeze neza cyane. Umwe mu bantu afite amazina meza, amazina ya Sabe ndayakunda. Murungi Sabe. Ari uburyo amazina yumva nyine akuriye kuba umunyamakuru bro. Nyine kabisa ni Murungi Sabe. Chita Magic. Chita Magic. Chita menya ari muri Kenya. Aya Tanzania ari Kenya. Ari kantu nzuririra indege k'igihugu cyose kizarara gititiye. Nzabipostinga paka mvuye mu rugo. Ubu ngungeze mu modoka, ubu ndagiye, ubu ngeze baransatse, ninjiyemo dore ngezemo. Bege we nakubona wagezeyo. Iki? Nzabipostinga uhera nijoro. Reka nkubwire. Wowe. Ku bintu byawe gire wangu. Ariko nano nabibwira, ariko mwe mwabimenyera yabwata basa ndurira indege. None se ubu ngubu imiceri maze iminsi umenagura. Uri umuntu utagira ubuzima bufite ibanga. Na gram imiceri nayibona. Baba baranakumesha. Cyane, ariko ntago yambona. So reka mbanza shimira umuntu wese, umuntu wa muntu utureba hano akavuga ati bano bantu nyamara bashobora kuba bavuga ukuri. Reka mbahe inkuru bavuga. Kuko nabonye ko badaca ku ruhande. Brother, niba ari ikintu twabwiye abantu ntago nzabeshya rubanda, nta nubwo nzaca ku ruhande. Oya, aho kugira ngo ubeshye uzapfe. Yewe njyewe ngeze hano aho kugira ngo bazi ku office. Ujye ubibona. Njya nzamuka hano hejuru. Iyo mbonye nta nkuru mfite mpita nitaye. Iyo mbonye nta nkuru mfite aho kugira ngo nze mbabwire ngo ikiraro cyangwa se ngo igiti ngo kigwiriye umuntu, nta muntu kigwiriye. Nabonye pifra mu rusengero. Umugabo nyine yakubise umugore we shamukubise ishoka mu mutwe. Amufatanya n'ishoreke. Nese aricyo twavugaga umuntu ajya gukubita ishoka mugenzi we. Ngo kuko yamufatanye n'iki? Wamuretse se? Ariko nanone abantu imyakire y'ibibazo byabo byacu uburyo duhura n'ibibazo. Brother, biratandukanye. Nk'ubu ngubu twicaye hano. Hashobora kuzahaza umuntu akankubita igishyi cyo mu mutwe cy'insazi. Ngiye nkaba nahaguruka nkagenda. Ariko we yagukubita urushyi ukahita usara. None se ko ibyo tuvuga sibyo? Nimba yamukubise ishoka ntiyapfuye? Yapfuye. None se ubuzima bwagiye kubarangiriza he? N'ubuzima bw'abana nyine ururege bwo. Abana urugo rwe rugiye kwangirika. Urugero rwiza twaguhane wa mugabo watemaguye umugore we. Akano kanya babana Kazungu. Yego abantu bari kubarera. Ikindi umugore yarashyinguye ariko nawe ubu ngubu ahari nawe ni nka 30 cyangwa 40 bazamukatira. Ese uri byarangiye? None se inyungu ni iyi? Ntugupfa nabi nyine. Ntugupfa nabi. Already rero nukuvuga ngo ntago wagakwiye kwakira mu buryo bwa kinyamaswa. Ibyo ngo twavuga ko ari uburyo bw'ubunyamaswa bw'umuntu udatekereza. Ni kinyamaswa. Nimba umugore cyangwa se umugabo waguciye inyuma. Mutandukane. Cyane. Biri easy. Twigendere. Cyangwa se umubabarire nimba ugira ubuntu. Reka turujya ku rugero rw'abatandukanye batarana abana. Ni urugero rwiza zirya. Ni nayo nkuru dufite no mu. Ni nayo nkuru. Reka tunatangire. Bari abakoze neza aho kugira ngo umwe azakubita agafuni undi. Ahubwo se bakwitandukanira. So twagiye. Uwitwa Lionel mwese muramwibuka Sentore. Yes. Muribuka Sagaye na Bijoux. Nyuma y'ubukwe bagatandukana. Muribuka uburyo abantu b'inshuti za Lionel bagiye baha bamwe mu banyamakuru zimwe mu nkuru zishyira hasi Bijoux. Yakuyemo inda yamuciye inyuma cyane. Mbere na mbere Bijoux tubanze tunamusabe n'imbabazi. Bijoux nawe ntago ari umwere. Yego ntago ari umwere sibyo. Ariko inkuru tuzanye nagashya. Ni kwa kuvuga ngo umuntu aguvuye kugura inkweto mu tongoro itariho ivumbi. Inkuru tuzanye savumbi sha. Muraza kujya hese.
arajya he Ankostine nizere kameze neza cyane Ankostine se nadakemura akabazo nawe ntibimuri ako ajya za nkoko zashiriye muri restaurant inzoka zaraziriye cyangwa bazigaburiye abantu muri restaurant inzoka zaraziriye Ankostine we twigendere kwa Lionel Ankostine naje indi nkuru naye ariko reka tuwe tumwira abanza bikemure no izo tugiye kubaha rero uyu munsi yego kwa Lionel yego wituriye mu gihugu cy'ububirigi sha mu Brussels kabisa Bruxelles Bruxelles buriya ngo ububirigi ngo nicyo gihugu buriya Bruxelles niwe mujyi kwisi waka cyane kuruta indi yose yo kwisi Josh urabasha gukurura se uyu nyiramwiza wacu kuva nabaho kuva nareba yerete metero zingahe yamushyiramo ziri metero zingahe 2 metres 2 metres et demi 2 metres et demi 2 metres de longueur dore ikibasumba akanyange dore no hano kunyangana kwemeze aba yagiye no kurgisa ashaka umwana koko genda Lionel urya neza genda Lionel uratwika genda Lionel ngicyo mukundi umuntu umugabo Lionel we genda urya neza wagiye rwose Lionel taza kumutura indirimbo turi gusoza uwitwa Lionel ababyibuka neza mu bukwe bwe parewe yitwaga nde Fisto nawe guturuka mu gihugu cy'ububirigi oya mu Rwanda mu gihugu cy'u Rwanda Fisto wigeze no kugera kamwe mu kabari gakomeye Inyamirambo reka tukavuge gake reka tubyore bya Fisto nabyo no operation bambwiye nditiru numva no operation nde none yasumba haya hejuru so kano kanya inkuru nyamukuru tuje kubagezaho nuko hashize igihe kingana gite bakoze ubukwe bwa Bijoux nuko inkuru tubazaniye kano kanya ubona gaturimba ngo genda Lionel uratwika genda Lionel urya neza shaka bisa rya neza umusaza ararenze icyo tumukundira n'umuntu w'umugabo no umuntu w'umugabo cyane nuko witwa Lionel Sentore ubukwe bwabo bwabaye ku itariki 10 z'ukwezi kwa mbere 2022 ubu ngubu dushatswa ko ashize tariki 8 Mutarama niho ni itariki 8 ubu ngubu hashize umwaka umwe n'igice atandatu uwitwa Lionel i Bruxelles mu Bubiligi Iluve ari kubana mu nzu n'umugore amaye nka data twataramye yewe rwose abezi twataramye yewe umugore witwa Patience w'umunyarwandakazi bafitanye umwana ufite amezi 3 senshisho rumeza none se buretse gatoya je narenzi ko bakundana ayo makuru niyo nakuruye ariko ngo barabana mu nzu umukobwa w'igitonore umwe mu bakobwa beza yajya no muri Miss Rwanda akayitwa yewe namwiboneye ni mwiza metre ebyiri edimi 2 metres de longueur umwe mu bakobwa ni ligne parallele imwe mu nshuti yanjye mu Bubiligi kugira ngo urebe n'ibintu byose yarambwiye ngo no umva buretse gato yego Lionel abana n'umukobwa mu nzu barabyaranye bafite umwana ufite amezi 3 yose yego numwe mu bakobwa beza cyane rwose ufite imisatsi iyi misatsi se naturere mwana yewe Bijoux ngicyo niyemeje nukuzabana twenda twiza ariko twenda ni twiza no musirimo no mumwe reba mu nda zero none se Fisto ngo bamutega papu twagiye izo tugiye kuba reka tuzibare n'ubundi dore zuzuyemo hano abarakare n'ubundi twaza mwana no kuvuga ibyo mwatinye kuvuga ariko izi z'abazizi ni bake mu Rwanda izo ndabizi so tuvuze yuko ubukwe bumaze amezi ukwezi n'amezi 6 umwaka n'amezi 6 bubaye bishatse kuvuga ko umwana avukira amezi angahe
amezi 9 mu nda yawe ntwite ugenda yigengeserera udahungabanga ko mu nkanga yemvutse ntarareba mfurube neza nanezerwa ngira ubushyinguro ntiyaza imbere yanjye kabibera ntabwo tuvuze yuko bamaze umwaka n'amezi 6 ubwo n'amezi hose hamwe 18 bakuza ubukwe urakoze mwana wanjye kuramo amezi 9 ushyiraho n'andi mezi 3 birete bana n'amezi 12 ubwo amezi 6 twavuga ko rero bakundanye saka nabikurikirana reka nkubwire inkuru ko byose ariko byari uyu mukobwa yitwa Patience ntashaka kuvuga irindi ribanza ni ex wa pare wa Lionel umugabo wambariye Lionel uyu mugabo umuhagaze uruhande w'umupare umupare ni umupare ndumubwira ati ikiya cyaje man ndabona hano umwe yakantu kajyaho ahangaha agakeke kageze mu bwanwa dore ko afite n'ibyanwa byinshi akaze yoroshye yego ni ex wa pare wande wa Lionel witwa Festo bikaba bikeka ko n'ubundi mbere yuko batandukana Lionel yabikurikiranaga ahubwo se nukuvuga ngo noneho n'ahandi hantu nukuvuga ngo Festo ahandi hantu bicanganiye Festo paraba mu Rwanda Patience yarasanzwe abo mu Bubiligi na inkauda uri kumvamo inkauda venum yuzuye irimo ngo tropwe n'ubundi ushobora gusanga yazaratererwaga hariya baziteraga mu Bubiligi ubundi bakaza gushuka abo mu Rwanda Lionel akaza gushuka Bijoux Patience nawe akaza gushuka nde Festo gusa Patience nako Festo kano mbere urabizi ko umuntu kugira ngo abe pare nuko yaba yaragize iki afite umugore ntago bizi itegeko Joshua warabizi itegeko ryo kuba pare nukuba warashatse si byose hari umuntu uba pare atarakora ubukwe ibishoboka yego babaho njye nari nsikari itegeko gusa Festo kano kanya ari kumwe n'ikindi gitonere nyine umugore yishakiye mwiza cyane wafite umugore witwa gutya tudashaka kuvuga ko ntago bari muri gahunda ntago uri muri industry amakuru nkuru rero nuko mu byatumye Lionel ashwana na Bijoux harimo Patience none se buretse gatoya biriya bintu byose twavuga kuri Bijoux harimo ibyabaye birahari byo tubanza tuvuga yuko hari ibyo kubera amakuru bitewe n'amakuru Lionel yabanje gutanga yego bigaragara yuko hari ibyo bashaka kwambika isura mbi Bijoux yego bamwe bakanakabiriza tugakabiriza ariko nyamara mu by'ukuri ikibazo kiri kuri Patience umukobwa mwiza wo mu Bubiligi ni umukobwa mwiza ni numwe ari no mu tutonabwizanyije ukuri ari umwe mu Lionel rwose uyu mukobwa we proud ye noneho uri no mu ba celebrities bari mu Rwanda bafite abagore beza ndaza kumubereka ndagenda mugaruramo nafashe amafoto ye make kugira ngo mnyabereke amafoto ye rwose ngaya reba ya none impaka ziracitse impaka zacitse mani to wagira ngo ni Beyonce to ni impaka zacitse metero 2 harya ni 2 metre de longueur 2 metre de longueur de largeur munda zero mumfasha abantu mwese mwatutse Bijoux abantu mwamwise ngo nigi ntafatika uyu mukobwa uzukunasa uzi ya sabune ni sabune ni amavuta ya Claire urayazi wa mu mama wa muriho gutya foto umwe murungi aherutse gukoresha ikiganiro ubanza ni mama wahubwo yenda Lionel uratwika yenda Lionel urya neza icyo tugukundira uri umuntu umugabo sandarahondi abakinyanza bogeze so kano kanya umwana afite amezi 3 iyi nkuru nyimaranye ukwezi
narayibonye ndaza ndabikuganiriza ndavuga ati man hari umuntu wampaye inkuru ya Lionel urambwira ati habaye iki se ndavuga ati dore arambwira ati ntago bibaho n'ikindi uzo umuntu wundi se uzi inkuru ini kauda ndaza kumukubwira mwibanga we ndabiza ajya kunda kunyandikira umwe wagiyeyo gutya ku umwana nyine kwa kundi ntago byibuka nyine nkuru na warayize yose ariko yabigize ibanga baranaturanye none kugira ngo nabyemeze muri no minsi bafite imodoka mbere kubera kwa kundi ku kijama nta modoka yari ihari ariko ubu ngubu iyi couple ya Lionel na Patience biragoye ko abafotora uko bari mu modoka bava mu rugo bagenda mu modoka bagaruka mu modoka nukuvuga ngo mbere ifoto yari yoroshye ariko ubu ngubu biragoye ariko ubu ngubu imodoka irahari ifite fime mu kugira ngo habe ibanga rikomeye urabizi ko mu Bubiligi habayo abanyarwanda benshi ni ukugira ngo habe ibanga rikomeye hatagira umuntu n'umwe uzacikwa ngo abivuge turabivuze rero turabivuze ikiba kibi ibi turabyita iki rero noneho ibi byo turabyita iki ibi ngibi turabyita n'ubukunguzi se ibi turabyita iki ariko rero hari abantu basigaye baza gukina n'amarangamutima y'abantu ariko rero none se nk'ubu pasiteri uriya mupasiteri nyine Antoine nubwo yigiriye mu kiruhuko kizabikura Imana imuha umugisha ariko rero reka nkubwire Bigma yego mu buryo bwemewe n'amategeko Lionel nta nubwo ari n'umugabo wa Bijoux ntago ari umugabo wa Bijoux na Bijoux si umugore wa Lionel yego buri wese yemerewe gushaka icyo twanze ari kimwe nukuza gukina mu banyarwanda nukuza gukina mu banyarwanda warangiza ugakinisha n'umutima w'umukobwa wacu Bijoux kuko mu by'ukuri Bijoux tutabeshyanye afite isura mbi afite isura mbi gute isura ye nagasa neza yeah reputation ya Bijoux mu banyarwanda mu banyarwanda ufite isura mbi cyane ukuriye kuza gukiriyaringa sinzi uburyo uzayikiriyaringa isura Bijoux afite bazi ko ari indaya bazi ko ari umuntu wananiranye udashobotse abyaranye icyo ashyira imbere ari amafaranga gusa abyaranye na wa muji Kido umwana mwiza cyane nyuma ya Kido aterewe ivi impeta arayisubiza harya nta wundi waje nabwo agatereva akayisubiza yarayisubije none ushakanye nande na Lionel ahubwo Bijoux ashobora kubahura n'abahungu nabo badashobotse ubwo twe twuzaya dutunga intoki Bijoux kandi abamuje mu buzima bwe ari bo badashobotse brother kuko ngubu se Lionel ngo mbwira Lionel ufite umwana ufite amezi 3 ngaho mbwira ikintu washinjira wa it's okay ndabisika abantu dukurikiranye bemera bitinze urabisiko bemera bitinze dutangira tuvuga ibintu batabyemera bagomba kubyemera babyanga batabikunda bagomba no kubireba okay ngubu se ngaho mbwira Lionel abantu bamuriho abenshi ntibajya kwita bavuga ati dushobora kuba twaragendeye mu kigara ariko tukabeshywa cyane umwana mwe ako Bijoux ari n'umuhanga Bijoux ari cecekeye njye nagerageje smart idea yo guceceka reka nsa nkubwira icyabaye kuri Bijoux njye nagerageje naravuze ati ubwo mbonye no nkuru reka ngerageze kubwira Bijoux kuko yigeze kunyemera ko njye nawe tujya guhura tukaganira mu buryo bw'ubushuti ko n'umuntu tuzanye gwera 2018 dore cyagiye twari duhagazara bajya kudufotora kijya kiri muto cyane nje naramuhamagaye naramwandikiye kuko beshya n'icyarekana nabivuge ikiba kibe Bijoux naramwandikiye bita makuru yawe arambwira ni meza ndambwa urabizi ko Lionel asigaye abana n'umugore banabyaye arambwira ngo ntabyo narinzi ntamubwira ati uri kumbeshya umuntu ukuri kw'Imana ntabyo narinzi arambwira ngo reka nshaka umwanya nge nawe tubonane tugira ibyo nkubwira nsanzwe nzi ariko ibi ngibi byo ntabyo narinzi n'ibindi arambwira ati kandi man ibyanjye nawe bigiye bari ibyanjye nawe
nawe yaratunguwe. Bijoux wamuhaye inkuru aratungurwa nta kintu yarazi. Dore ndagatwika birayimana reka mbikwereke ndakubeshyera iki cyane byo kwijijisha se turebe ariko wa mugani usome abanyarwanda n'ukuri yego hatagira umuntu uvuga ngo iki. Dore hari ibintu byinshi twaganiriye. Dore ngiyi Imana Bijoux bamenya. Dore nguyu kamere twaganiriye ibintu byinshi reka mpere hano hafi sibyo kambikwereke. Aha yabyanze wenda ujye wasanga nzabivuga wande ibi ni ibya kera. Sinzi ahantu nahereye ejo bundi mwandikira amakuru mazaga. Hello amakuru maze kubona amakuru yuko Lionel abana n'umukobwa witwa Patience bafitanye umwana ufite amezi 2. Icyo gihe nabimubwiye ukwezi kwa 3 kutaragera. Aransubiza hello ni meza simbizi pe. Ndamwata amakuru maze kuyabona mwareke se no mukobwa. Arambwira ngo ntago narinzi n'ukuri nyereka ndamumwereka. Mpita mubwira ngo uri kumbeshya ngo n'ukuri kw'Imana ntabyo narinzi kandi sinakubeshya. Ibi byo reka tubyihorere. Ariko ngo ni niza cyane. No kuvuga ngo icyo Bijoux yavuze ku mukobwa usigaye na Lionel nuko yavuze ngo is a beautiful. She's beautiful. She's beautiful. Yavuze amagambo akomeye. Yeah. She's beautiful. Yenda Lionel atwika. Biragoranye cyane kugira ngo umukobwa azabwire mugenzi we ngo ni mwiza. Biragoranye. Ubwe yarabinyibwiriye ati ni mwiza. Abanyarwanda kazi se tugiye kubi amadini yatangiye none wumvisha umukecuru akatiye Vitali man. Nubundi wowe nguri gisaza nta nayo n'uburyo uri umukobwa yakwemeye. Ari icyo bita kurira inzego. Cyangwa wahuriye n'inzego rero. Cyangwa wahuriye inzego. Gusimbuka urwego. Gusimbuka inzego. Rero Lionel ikigaragara cy'ubu bukwe bwagiye kuba buri umwe azi yuko atazabana n'undi. Kuko ntago byumvikana ku buryo nyuma y'amezi 6 waba utangiye kubana n'undi mugore. Ikindi kivugwa nuko ngo uwitwa Fisto ari we wahise uha passe Lionel ya Patience. Ko Fisto afite umugore babana. Kandi twari tuzi yuko Lionel yazengurutse ugera muzengurutse ariko muri kwa kuzenguruka undi nawe ageze aravuga ngo ko ngiye kwishakira umugore. Ko Fisto nawe hari izindo operation ariko ntago ari muri industry wereka tumwihorere. Ye none iranakomeye byatari irimo nakabari harimo akabari kara hirya n'ibintu byinshi nyine tuba twabwiriye. Birangije ni kwa kundi gutya kumpa sheri ukambwira ati wenda waretse nkaguha passe ariko iyo passe wowe ukajya kuyimpa already narakurikiranye narageze. Nuko bimeze kano kanya. Gusa ngiye ku ruhande rwanjye nuza ntago yahisemo nabi yahisemo neza. Ura mukobwa nawe ni mwiza yaba Bijoux ni mwiza habura mukobwa ni mwiza. Wenda icyoroshye nuko ashatse umukobwa utazamugora kuko asanzwe aba mu Bubiligi. Kuvuga ngo viza ngo ngwino mu gihe ataraza buri kanya agaruka i Kigali kumureba icyo cyo. Ariko na Bijoux ateye neza brother. Bijoux niwe mwiza. Bijoux ni mwiza kurusha uyu nguyu. Nuko kw'Imana cyotara sha. Ahubwo Lionel narera umwana we neza nta kindi. Lionel nafata umwana we neza ntamere nka babagabo bihakana abana babo. Abagabo bibakana abana babo. Ariko nibagiye gusuhuza the trainer mana yanjye sinzi impamvu. The trainer se yaramwihakanye. Oya reka musuhuze nyine. Bizo ko nge ndi gusuhuza abashuti banjye. Wahereye kuri inde? Navuze. Nge
ndi kugenda suhuza abajama banjye bamwe batancaho nanjye batansuhuje baya Costine bayago abashuti banjye bara n'abashuti banjye bro yago se n'inshuti yawe yego muwe mu nzira yagusuhuza yasuhuza yatansuje nge namusuhuza nge namusuhuza erega ari gihe wakakunsuza nge nkahita nk'uko yo ntago mwasuhuza nukuri kw'Imana manuka hepfo duhure nawe mubwira ati yo akama push fondate agere vuba dutemo mana agere vuba dutemo nabonye na Philip itagiye kudutamo yago indirimbo zashiriye kuri Fanta nango ngiki nyuma ya Fanta bana nta yindi azasohora uri feke Vamos producer sasa. Undi katise we ngafite imisingi. Agapeti undi wakita ko nyege. Aya se ko yabonye hari agapeti gako. N'iki yita panda. So, ni operation uko imeze nuko umukobwa wabyaranye na Lionel ko kanya bari kubana numu ex wa pare wa Lionel wo mu bukwe bwe. Wagerageje muri message zibanga avuganye na Bijoux gake gakeya yego ubyo utangaje ni bike cyane kuko yego hari ya kabiri muvugana byinshi hari ya kabiri iya kabiri zazamo ahantu hitwa kuri high table sibyo hazazamo amazina yose ya kabiri hazazamo umumama washakanye n'umuzungu ariko wo mu Rwanda nawe azaza muri operation ya kabiri hazazamo umukobwa witwa Zuzu yo ni ya kabiri tuba twagiye tubaha duce tuvungura tubafungurira operation ni nyinshi cyane ni umumama washakanye n'umugabo w'umuzungu n'ibyo azazamo bazuzu banikore bahaye tebo byose bizagenda bizamo ndetse hazazamo n'ifoto bari kumwe n'umwana kwa kundi muri ka kantu bajyanamo abana hajya se bakita gute sinzi kakagari ka bavete bavete nese siko bakita si bavete se ntago nabeshye rukuvuga ngo Banyarwanda utabyemera atubwira ukuri atubwira uko kitwa ariko hanye nakonze kari akantu bacungamo abana n'akabazungu kamwe usanga ka bavete umva bimeze nk'ibintu byo byanuze genda bavete sika akantu haryo bashyira hano akantu bashyira nyende w'Ikigali mwana bavete ndayizi ni operation ya kabiri zagaruka hano nabwo iyo operation izagaruka kubera impamvu ni ryara ahubwo operation ni ryari ngewe iyo operation ya kabiri nyine zabirimo umugore washakanye n'umuzungu turaba ryari harimo umuntu witwa Zuzu harimo n'umuntu witwa high table oya high table na Inyamirambo bahazi ubwo murahazi reka tuhabarangiye abazi high table Inyamirambo murahazi iyo operation izazamo ibyo bintu byose part 2 aka kanya ingingo nyamukonje kubabwira yuko Lionel afite umugore bari kubana inenge kwa Inyamirambo i Brussels mu Bubirigi uwo mugore witwa Patience umugore sha mukobwa neza Yanseye vuga twagarutse muri operation ya kabiri sha man sha abajama rino bajama cyangwa bajiba baranarogesheje man erega abakobwa babona biriya byanwa bakavuga bati tugomba kugwamo biriya byanwa bya Lionel kana yari yambaye nagakira bakita agatopo top shata niko kwitwa uranduranya undi oya uretse gatoya abagore badukurikiye n'abakobwa badukurikiye bakita top shata nta myenda yitwa top agatopo nago kazi ano rifeke gusa ariko iyi style bayita ngo iki ariko nayo irimo agatopo nayo irimo agatopo ariko uyu mukobwa menya kunda kwerekana gutya mu nda he menya kunda kwerekana mu nda he ngira ngo sibyo kurabona naka kagana agape mu nda
Dore n'umukondo. Nako umukobwa wateguye. bayita mukondo wazi. Umukondo wazi. Ariko yambara icupa, buse ino panaro ivamo. Manuka hasi sore. Ariya kwanya shara hirya. Urahazi igo kwanyasha. Kwanyasha. Dusuza abantu bose bajya kunywera kwanyasha. Kwanyasha. Abarata nizere ko ameze neza cyane. Rero umanutse kuri uwo mukondo ugatambika hirya. Hariya hirya ya kuri nyasha. Kwanyasha. Hariya kwa patience bibitewe. Abantu uri fake gusa ariko nabonye wenda reka tunamamaze nta ribi. Nabonye ahantu yitwa ku mukabari kitwa Nyashi narasetse ngiye kwihangana byarananiye. Narahabonye ndi gucaho. Abonye dose sarazi mu muhanda. Cyane ukuri kw'Imana Nyashi rwose abantu bose bujya bajya kunywerayo Imana ibaha umugisha. Turamwamamarije Nyashi nta katagize ariko abantu bose usanga bakunda kujyayo bagiye kureba iryo zina gusa. Ikizuba zuba niki. Uyu nguyu niwe watwaye umutima wa Lionel umurerwa. Se kubivuze byose do. Hapa na pale. Hewe banyarwanda we. Hapa na pale. Uyu niwe witwa Patience isheri wande wa Lionel. Lionel yaciye impaka. Lionel burya nawe n'umukabo. Yaciye impaka. Ariko nagarewe. Aha. Aya ni 2017. Menya ahubwo ari uwa kabiri. Menya ari uwa kabiri. Menya ari uwa kabiri, ni uwa kabiri. Sibyo? Ni uwa kabiri. Reka mbanza ndebe neza. Ushobora gusanga harimo uwa kabiri. Sibyo? Hano ntabwo habura mu wa kabiri. So babanza babwire imirongo yacu ko tutajya duca ku ruhande. Ni ukuvuga ngo wabireba utabireba, wabyumva utabyumva, watuka utadutuka, twebwe tubereye ahangaha kukubwira ibyo amatwi yawe adashaka kumva cyangwa se atigeze yumva. Ni ukukubwira ukuri guca mu ziko ntabwo gushya. Tuzavuga ukuri paka tugiye hariya. Ntabwo ukuri guca mu ziko ngo gushye, niyo guhiye tuzakora. Tuzakumena, tuzakuvuga. Nuvuga ibintu byiza nzaza hano nkumanuka isaha yose nkutakagiza. Imana y'u Rwanda ibara niryo nzaheraho bwa mbere mvuga cyane rwose. So Kristo twigendere. Kadusigning out. Mbe mbategurira n'ikindi, tube tubategurira n'ikindi anytime muze ko tubatamo.